Mamagaye wo mu Buholandi. Akubwira bwiki. Kunyakura kambura umugabo waragwaye ngo n'umukobwa we amerewe nabi nyine ndetse ye ni utari baranyakuye ni hose kure ibihugu byo ndazi baranyakuye ariko mu Buholandi kuvuga wo wibuka mu Buholandi we rero anyakuye nk'ijoro zigeze kuri 5 Imana ikakunyuzamo ibyo ukabimubwira kuri telefone cyane pe cyane cyo nashimiye Imana nuko ngiye ndambanuraga ngo mvuge ngo ibijuma ngo ibigori cyangwa uravuze ngo imodoka ahubwo imbaga amasomo kandi sinzi gusoma pe imbaga igitabo cya Bibiliya cyose ngoma amasomo ngomba ari kuzugwa gusa kuvuga ibifaransa ngo hari kuzuzwa kuri telefone ayasomye mwaga imirongo ngomba ari kumura ngo Imana ngo ishimwe ngo Imana himbazwe mbese ngomba ari kwishima cyane abantu iyo bakundaga n'Imana bazi no kuzuzwa ari umwuka wera ngo pe no majyepfo hose bari abantu kokoro byavuze tate n'ukuri byavuze n'ukuri bari abantu bari hanze bitewe n'ubuzima babayemo ariko batabona akanya ko gusenga kandi bakunda Imana pe barayikunda noneho yabona nk'uyu mukozi w'Imana bavugana agasengana nawe akumva biramurenze akumva yabuze hana kwirwa yumvise umuntu nabanza gatese muzi gusoma gusomana Imana ikambwira ho wasoma no baragarukiriza mwumva ni somo ryimwubatse nawe akishima nawundi wanze bwo kuvuga ngo ingango mashyo bizaga rimwe na rimwe mbisibyo ndari cyane ngamasomo Yes, reka tubasuhuza abakunzi ba Concord TV show aho muherereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali mwumve ko tubasuhuje abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda yambi hobe nkuko twabasezeranyije yuko tutazabicisha irungu ubwo tuzajya tugera aho mwebwe mudashoboye kugera twafashe urugendo twaje mu karere ka Rubavu umurenge wa Kanama mu kagari ka Yungwe nundi twaje gushaka abakozi b'Imana batabivanze ngo tubaganirize batubwire aho Imana igejeje ibakoresha nawe niba wumva umukeneye kumuhamagara n'ubuntu mugasengana ariko nyabona nshimira abantu bakoze subscribe ngusabe nawe ubibonye bwa mbere utarakandaho fata amasegonda 30 kandeho nta mamega biragutwara ni umutima w'urukundo gusa ubundi mudushyigikire tugire umuryango munini cyane reka ne kubatindira naho mukanya mutangiye ikiganiro kandi mukirangize ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujubeshya Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza twababwiye ubu turi mu misozi y'akarere ka Rubavu niho tugiye kuganira n'uyu muntu muri ko n'imbere yanyu kuri kamera za Gonarike TV ndetse na Concord TV show ni umuntu mumenyereye cyane ni umukozi w'Imana ni umwana w'Imana kiruta byose akunda Imana n'abantu twaganiriye kenshi abantu bamukunda ari benshi baraduhamagara bavuga ati nyabune kuri amukesho ntakabure agomba kugaruka buri munsi nawe twabimusa akavuga ati hari byinshi tutaganire tuba tugomba kuganira nawe ababwiye ati mu myaka amaze akorera Imana ni imyaka myinshi
ari byinshi yaciye mu iyo myaka, ni byinshi yagiye atambukamo kugeza k'uyu munsi. Rero ibyo bintu byose ntabwo twabivuga mu isaha imwe ngo tubirangize, ntitwabivuga 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Urumva tugiye dufata n'umwaka umwe twavuga ati byanyuze mu mwaka umwe ushingiye n'imyaka amaze akorera Imana. Urumva ko twakora ibiganiro byinshi, kuko n'umwaka umwe twakwamo ibiganiro byinshi. Reka mwakire, ndakwakiriye. Muraho neza? Uraho nawe? Imana ishimwe. Twongeye kugusura. Murakoze, Imana bamugisha. Nzajya ngaruka nisekera gusa. Pe. Nta rungu. Nanjye nkundaga guseka. Nkunda guseka? Mba guseka si byiza mere? Ni byiza. Nanjye ndimo ndaseka subona ko nta mutima mu pe. Mbaga ngukoze cyane uri guseka. Reka dutange ikiganiro cyacu dusengera. Yego. Mana ishobora byose, Mana nguri kwizerwa no kwirengirwa. Itereke isomwa n'amahanga turagushimiye. Tugushimiye ko waturinze uyu munsi wose ukabana natwe. Uyu muhanda rwacu ducungira umutekano mwami. Watusaguye ko wapfuye izina ryawe nirihimbazwe. Gushimiye ko warinze abashyitsi Mana batugendereye. Banyuze mu mihanda ikomeye cyane, wabarinze. Wabarinze imbanuka, warinze gusitara. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana bagijana amahoro, basanga nuko twaramutse uhereye gucyubahiro. Akanya twicaye muri Mana naka ikiganiro dufashe. Uturinde imyuka mu kirere hasi ku butaka. Uturinde abazimu n'abadayimoni. Uturinde ingabo za Satani. Uturinde kutuvangira Mana. Mwuka w'Imana ukatuganirize kandi ngo zitugota. Kuri byose kuko ufite waraneje waratsinze. Tugusenge twifuza undi murengezi kandi muri Mana rwacu twifuza undi murengezi. Dusenga abantu bari hamwe natwe Mana. Amen. Wabarinze wakoze umugisha naho bahagaze hariya wafashe rwose imbaraga zawe zibagote. Amen. Kandi ibara bafite ibyifuzo bikomeye ubarengera ubatabare. Ura mu byo twite muze mu maboko yawe. Mana uzamuruhura amahoro. Kandi uzamumwana muzima Nyagasani. Mana uzamukure ku iseta. Uhagaze hariya nawe afite icyifuzo gikomeye cyane cy'urugo. Mana uzamufashe mu rugo rwe, afite n'umushinga. Mana uzamufashe kuwukora, uzamuremera amashimwe. Kandi twese bashize hamwe mu izina ryawe ugera urakoze. Amen. Je kunonge kubikaze na karibu hano kuri Gonareke TV ndetse na Concorde TV show. Abantu bamenyereye ko umuntu nakiriye kenshi ngenda muvuga amazina, ariko nyamuneka nashatse hano nahera mvuga tate mvuga mera amazina ye. Navuga ati se nimvuga tate abantu ntibarabyumva, kandi njye ko yavuga ni umuntu mukuru, kandi kuvuga amazina y'umuntu mukuru muri kumwe ntago bari byiza cyane. Ndivuga cyane rwose. Ndivuga yewe ni Venanzia Nyirabariyenda. Ni umukecuru ufite imyaka 70. Ariko uranyibutsa Kongoro ndayibagirwa ngatesha 68. Ngandi umuntu w'imyaka kiza ngiri muto cyane. Ngandi naranze kuva mu gakiza ndabona yemuka Imana. Nagomeje kuba imbere y'Imana. Nanundi ndukuma nanguze kuyikorera. Ngandi gusemera ngo indinde. Myaka ngeze mose naye kuzandagara. Naye kuzamererwa nabi. Naye kuzasabiriza. Naye kuzagwa ku gasozi ngo nzinde. Naye kuzishwa n'inzara iyirandembere nangaburire. Kandi nyenda vuga ibyimbwiye naye gutesha ngo vuga ibyo utambwiye ngo nihimbaze. Amen. Yego. Ikibazo cyane cya mbere, abantu bambwiye ati uriya mukecuru ntakajya abura. Bakanyandikira bakambwira ati David koko hari no kuntu banyandikira urumva. Bakambwira ati ariko ngo ubona umukozi w'Imana wizeye ko abakozi b'Imana muri iyi minsi bagenda bivanga ngo wizeye n'uwuhe. Cyamita bambwira ati uyu muntu akuze niba hari byinshi aba yararenze, ngahita mvuga ati babakecuru mba natumiye bakuze. Tibara bagira rero bara ntago bafite amaraso y'nkaba y'urubyiruko rw'uyu munsi tubwo twita nk'aba.com. Bakambwira ati abo nibo wizeye, ati nibo nizeye. Ariko mpita mvuga urumva ko nayo nsigaye gutangira ubuhamya. Ngo pe warakoze. Hanyuma weho ukurikije wakirijwe, kuko turagana ku byo utatuganirije sinzi niba bikihari. Birahari ndabizi. Reka nkubaze kino kibazo. Wowe ukurikije imyaka umaze mu gakiza, ni kihe kintu cyagushoboje kugeza muri iyi minsi turimo utarigeze uteshuka na gato ngo uve ku Mana? Ni kihe kintu cyagushoboje? Ikintu cyanjoboje Imana yambaye imbano z'umwuka wera. Imba kuzihanganira kandi kangurana n'ibitangaza. Naho ngwaye ikangiza. Naho nabwo napfuye bari gutabaza ngo nibaze gucukura ingabana ndazutse. Ngo iki? Ngazuka abandi se bandi babizi. Oya. Ndagwaraga abasibarande bumvaga
simbaga ngo bagatabaza ngo batabare ngo abana ba nyina ngo bamanuke bose ngo waguye mu kijote neno ngo bakabona ndazutse nazanga bakanyiganira kunone napfuye icyo cyarangomeye tubanze tuvuga ko kantu gatoya urarwaraga abantu bagatabaza ati nari mutabare birarangiye nyukwaguye mu kijote harazanya bihu ngo ino bagabananiwe neno bakabona ngo Imana irongera ngaruye ngo ngagwaranga gapfira ngo gisenyi bakabona Imana irongera ngaruye ngo ngagwaranga gapfira ngiyo kuri mahoko bakabona Imana irongera nzuye ngo ngikubitase ngo mu rugo mbyutse ngikubitase mu muryango ngagenda uruko abanyamasengesho bakaza bagasenga bakanguraho numye iyo banjanye mu vuriro ngongera ngazuka besi uri kagati kwavuga kagati ibyo byarangomeje ni bya bininga gati katetswe n'Imana nta upfa kugakuraho ngo hari niko babimeze icyo ndabona gisobanukirwa ariko byarangomeje nyine harimo abapfa bakagenderezo hari n'abagwa bakagenderezo ariko ngiye naguye mu rugo gatatu ndazuka ingirongera mbura ku terase ngano hejuru mu metero santimetero 40 ingutu mu munsi banguza ingobyi igufa riracomokoka nage gutsemuka mu ndi mu ruhengeri ndiho amasimo ibyo navyo bishimira Imana bikanangomeza ubu igufa n'ubwo ndashobora guhinga ndarikoresha ngicumba ngaguha n'umukono ariko gihe yaravuyemo rwose yaracomokotse neza byararangiye kuko na hano hasatutse umuranga hano bitewe no kujya ryarekanye hano abagumana hano mu mutima n'ingove narahari ariko Imana irandengera nyumvune ndayikira ibyo birangomezaga uzi impamvu utapfuye ndagunyeze pe impamvu utapfuye nuko ba David n'abandi bari bagukeneye bari inyuma ntago rero wakatubonye se oya n'abandi bagiye badukurikiye ubu ngubu bari buze kugukenera bari bukumva Imana bakavuga ati tugomba gusenga na uriya hari ibyo abantu turi wagatanga buriya reka nkubwire tate Imana yo yurangije misi Imana yagutumye hano ku isi irakureka ugataha ubwo bivuze nka misi utarasoza Imana nibize Imana nibize ubu ntago wabimenya oya birahari none wakumva ari ihe mpamvu utapfuye urebye n'ibyo bintu byose waciyemo hari misi utarasoza hari ibintu njya nibuka nyine hari igihe nagwaye ndagwa naguye Mashoza noneho barahurura ngiye kuza kanzuka ijwi rikumbwira ngo humura ndi kumwe nawe mbese numva umwuka urambatuye nayo maze ngo iminsi 12 ndajya ndazi niyondi ngiye kuzuka umwuka urambatura numva ijwi rambwiye ngo ndi kumwe nawe Imana irambwira ngo haguruka ndahaguruka mbashe ngo nirambuze ngo nishyire hasi nzutse rako kanya ngo nishyire hasi inkoni nyishyira hasi ngo byahara ibose yari ngahariya hari nk'agakingo ngurira njya muri wese ubwo mbona ko Imana ifite umugambi imbi byiringiro ubwo niyo mpamvu ndavuga ku Mana bonaga ko indengera buri gihe ikandengera mbese ikangura akomeye abanzi bagerageza kunguraho ku mbaraga z'abapfumu n'abarozi Imana hawanika hangura byangomereje mu ngumu Imana yakomeje kukurinda iki gihe wari wafashwe gute narafashwe neno ndazindara maze kuzindara sinajya sinanywa sinareba sinumva ngenda uruko rero maze barafatisha bagashyiramo isupu bagatobora ngo batikiriko bakasamura yashashi bagatebezamo kugira ngo ubone uko urya kugira ngo ubone uko imyigato amaze gatoge mu nda cyane ngo ndimo amasonde mu mazuru no hasi hose amasonde ari amasonde n'amasonde nyine ubwo Imana za Salomo nyinshi nabaga ndi umuntu wagiye ariko nayo kuzuka ngabona Imana iranzuye hari umuntu wigeze kunzura ku Gisenyi ndamuyoberwa mubonye hari umuntu wigeze kunzura ku Gisenyi napfiriyeyo umugabo witwa Kongoroti noneho nagiye kuzuka nzanga Kongoroti ari kurira ari kwanaguza umuswara ariko byaranyenyeza ngo mbura ukumenya ngamubwira ngo uri muganga ngo ujya kungurira imiti ngo bayinyimye ujya kunzana imiti hanze ngo bayinyimye ngo imiti bayinyimye ngo nguri imiti hanze ngo bashaka kumva kandi abana banye nyine nacanganye ku n'umutwe
wari rwamerewe nabi mbese nagiye gusimbuka ndasara mbese. Mbese ubwenge buva kuri gahunda. Nabona umuntu ngo aje kunyica. Rero mbonye kongorode ndamuregera ngo jya kungura imiti hanze bana banjye bacatse kumva. Banze ihute. Mbona ko ibinote byinshi mu ndoki ngo ibi ni ibiki ngamubwira ngo ngurinde gutyo gusa niko navugaga. Mbese byari nabaga igicucu byari byararangiye. Nuko itatumye menya naratsimbutse mbona ari kureba pe mbona ari kwanaguza umuswara mbona ahwereye. Cyakora agiye ndambika amafaranga menshi mu ndoki y'inote nguru kumenya ngurinde nguri muganga bakugura igikoma ngwi rero baje kumbura ko ariko ngurude neza nzimbutse neza ngo baje kubwira ko ari Concorde. Ariko nyine nabonye ari kurira mwita muganga ngo muganga banze kumvura ngo banyimye binini ngo banyimye imiti ngo yakungura imiti hanze ngo dore napfuye ngo nenda gupfa ngo ndabara ngo ndugende gutanze ibiti binini ubwo none nabaye ngumusazi. Ariko nyine bigeze aho byatongoye mbese bonye byanakomeye barambwiye ngo bambaye ibintu ngo nugana mara kabiri ngo ndavuga ngo ndareba. Urukumva nagiye wari wahagiye pe. Niba barambwiye ngo naratakaga ngo nibanzengere ngo inyamaswa nini yandeye ngo ariko ndibajyane mu bapfumu ngo ndibajyane mu bapfumu. Si ubwenge bwaragiye ariko ubwo kuvuga ati ntibakujyane mu bapfumu ngo ndimujyane mu bapfumu ngo inyamaswa nini yandeye ngo nimunzenge ndimujyane mu bapfumu ngo mureke mve neza. Ubwo byaba byangomeranye. Injuro mvuye ndabona ziba ni nyinshi abaturage bo barabizi. Hari n'egenzaga abantu bakomerwa bonge kubona ngeze mu rugo bakaba bazi ko bagusezeye bikabatangaza bakabona uragarutse mu gihe kwizamura kano gasozi nabonye ningo pe ukizama kagasozi nagiye mbona bikabatangaza bakabatsira mukecuru we nibitebyera ndufaka kazuka buri gihe nibitebye asa mukecuru uboneka nkubaze uvugisha ukuri urabwo wari gupfa udahuye na David bigakunda Imana yabishatse none wari gupfa abantu bagiye kukuboneraho umugisha abantu bazasengana nawe indwara zabo zigakira bigakunda. Concorde yaraze yihanaguye pe Concorde amarira nabonye ariko amarira gatembye neza nawe nuko ntayerekwa ryagutse yagiriye yerekwa ryagutse ntago yari kurira ntayerekwa gira Concorde yagiriye yerekwa ryagutse akarakona Imana igukoresha ahita avuga ati Imana nkurikije kundu mukoresha ntago yakomera akagenda ikigihe twacyamukeneye. Imana yangu yandi bakomeye cyane pe. Imana yangu yandi bakomeye. Urumva ikintu namaze kubona buri kintu cyose Imana igikura mu nyungu zayo. Nta kintu Imana ikora guhomba. Yingo pe. Buriya nta kintu Imana ikora buriya kugukiza. Ubwo bifitemo inyungu. Nta nyungu ifitemo ntiyagukiza. Oya. Ariko nyine uko nzutse ni kwigenda giri kongora ibitangaza. Imbaga ubumenyi bwinji. Ikamba kuyangana. Ikamba kwitwararika. Mbese kanyigisha ubwenge wenda kuba mu baturage. Ngahandu nyine mbese ngahandu ngomba gukoromekera ikambo zikambwira akundi ndimwe ngunye kubyashasha ngo mbivuge nk'umuntu bita ubwanzi kamunyereka umuntu ufite ubwanzi cyangwa se umuntu ukwanga muri iyo misi ingo nyine kayita mukwereka kamunyereka kangura n'imigambi afite hari ibyo afite byo kumaga bimenya ubwikamba sitope kutajyayo kandi simwereka ko mbizi. ese kankubaza nk'umuntu baroze ugerewe akabura amahoro yaryama mu nzu ye bikanga kuyiraramo akaranga mu nzu ibintu bishikagurika biba byaragenze gute? Baramuroze bakamushyiramo n'imitungo y'abadayimoni mu nzu ye yagira nk'ahandi hantu akagira amahoro ariko yaryama mu yagapfa baramushyira mu mitungo y'abadayimoni kandi umuze bakahashyira ibindi ubwo baramuha bakabashyira mu mitungo y'abadayimoni byo gusa nk'uko nanjye bari bangize nyine impamvu ndi kukubaza hari umuntu duherutse kuganira arambwira ati David rero tuzambariza abakozi b'Imana ugendana nabo ati nta hano nivurije inzu nyigezemo ndapfa n'umugabo wanjye amaze kubimenyera najya ahandi nkaba muzima tiyo nshaka kugira amahoro ukuntu manyihunze nk'ukwezi nkaba muzima nabona byanze ngayigaruka ariko ngagiramo nkapfa ubwo uwo muntu twamufashe iki? Uwo muntu no kumusengera uwo muntu abonetse umuntu yakiyemeza akagiwe kagasengera mu iyo nzu Imana akora ibitangaza ikagaragaza umuti twashyira mu iyo nzu. Reka mbarize bano bantu bose badukurikiye nk'umuntu ufite nk'icyo kibazo yaguhamagara akakubona ukamufasha yambona da
se ko mfite telefone y'igipfu ariko amfatishije namufasha. ariko nyamuneka abantu namufasha nese ko aricyo nahamagariwe. telefone yawe ni igifu gihita boneka. Ni kirarezo pe. ariko nta muntu ufite iyerekwa nkaza adufashe kugura indi telefone ra. mu bantu badukurikiye reka nibarize nta muntu ufite iyerekwa ngadufashe kugura telefone. Mukecuru ntago akeneye telefone ihenze, apfa kubona telefone nzima niyo yaba idahenze cyane, sibyo mukecuru? igihamagarwa neza ikaramya umuriro ifite rezo, ifata amarezo. sibyo ko abantu bo hanze sibyo mukecuru baje gukoresha za WhatsApp. Nyibonye banyigisha abana baje barazifite. Mutabango bazifite da. Kandi bari abantu batakona bitewe nuko bakoresha WhatsApp. Hari abantu batubuza amaro akavuga ati nose kadakoresha WhatsApp ngo uyu nuzagira ngo uzatumutuvugishirize. Umuntu ufite yerekwa agira ikintu akora kuri mukecuru tubone indi telefone y'igipfu iveho. Hanyuma rero hari ibyo tutaganiriye. Mukecuru nje impano ufite ni nyinshi, njya mbura na hano nzihera. Hari ibyo tutaganiriye. Sinzi nawe kitatubwe kakitubwe. Nyene ndaho twabivugira mu tubirangize. Nibe nakubwiye ndi nkuko ushobora kuza ugwayuburozi. Kakubura ngo nuburozi. Ubwo abadayimoni ko bana abadayimoni. Abarenga bitama bagwaye kakubura ati uyu mwana ni bitama mujyane kwa muganga. Cyangwa se Imana angirira ubundi kamba umuti nabyo binga bivura uwo mwana bikamuvamo. Nukuvanga ngabagore bose sanga nyene batameze neza sawa. Abagore ubwo nawe njyamba umuti bigatungana. Abagore batameze neza gute munda se? Se wanda bwubizi. Byaka yanjye ni bike. Byaka yanjye ni bike. Bakufata batameze neza nyine. Ngungu ho yaje ameze gutyo. Umuti akaba umuntu muzima. Mbese umugore wumva utameze neza ngo nyine utubaze inshingano z'urugo. Ni benshi mbikorera, ni benshi mbikorera. Ntukajye nseka imyaka yanjye ni biki. Umuntu utubaze inshingano z'urugo umugore. Ariko nkaba bintu sibajya banabirogana. Na bintu sibajya babirogana. Ndabona wimenya pe. Ariko nyine ari mwa baroga ariko hakaba nakavukira nakarandingirandi. Nese rwa mugani. Kubona nk'umuntu umugore wabaye gutyo akaba ngasima wageze ngo badafite ikibazo. Afite ikibazo pe. Nese umugabo wo mufite badafite ikibazo. Abafite ikibazo umuntu ukasanga reka da. Nta bintu barabirogana. Tunda hamya n'icyo niba barogaga niba kuba bagwa ndabona bimenye. Hanyuma reka nkwibaze kino kibazo. Iyi Imana iri kugukoresha nka gutya. Buri murwayi wese kugezeho akamererwa neza, wowe uryamye, mbese urimo kuruhuka. Ugatekereza ku Mana wiyumva uti. Imana ugatekereza ko ku Mana. Nubwo kwasaje kugira ngo induhure niye kwandagara kandi kuyanandoranije nyine ndi mugufi ikanduranye ndi mugufi ndacyo nyihaye ngara ku bantu banzumba bafite n'amago gakomeye bateye n'abapfakazi batumva n'ijwi ngabona ko Imana ingunda. Uhita ubona ko Imana igukunda pe ukaba nuko wayivuga kandi ngayuba rero ngavuga ati Imana ngoze ng'ikintu kibi yangindura ati sinone cyatumye iza hano mumeze gucya ni igiki koko. Ati ibintu bigiye muna yuko byangoraho bigatuma ngira kwirinda gutambikira kuvuga ubugambo bwo ndabwiwe no bisiwanura ng'ibintu bitarasora bigatuma mzirinda cyane kandi bigatuma nicisha bugufi mbese ndabumyerekanaga ndabumyerekanaga abantu kome bitezo mbano ntabwo ngeza abantu bari nigira ng'ikimara ngicisha bugufi nura mukobwa yabivuga yemwe ubonaga kwirata mu nzira we nigeranga ikimara mbese mbona ngaragana nakarabyo no mu nzira ariko sinendarikaga pe nyine mbese ngandaga nitonze kugira ngo ndikijone. Urabona bano bantu urubyiruko bo muri misi kangubwiye kuntu bimeze dusigaye tumeze sibyo? Bano bantu urubyiruko Imana iri kumukoresha amezi 3 urumva wamuhamagara kahita kubwira atoya ndi bize ntago ndi buboneke cyangwa yakunyura ati ndi mukozi w'Imana ugomba kunsuzanya ibyubahiro byinshi ariko kumva igihe cyose umaze wicisha bugufi pe. Abantu benshi bazikondana hanura nukuri pe. Abantu benshi n'imbano zanjye ntaho bazizi uretse uwo mbanaga yo gusenga
akabona mukoreye ibitangaza akabona ndamuvuye arakirize bo baravyemera ariko ngabari bariye ndabakoze kumenya ko mbanuraga kuko ngendaga nijunjamiye mu nzira nakakondekanye nitonze nubitse ndi kugenda ngigendera simbagara n'abantu ujya gusenga mu byumba by'amasengesho oya twebwe tujya muri kangubwira ibintu bihabera iyo ugezemo ugahura n'umuntu aba yumva ari wahanura wenyine kuva mu gitondo kugera nimugoroba Imana yanyemye kujya mu byumba yavuze ntujya mu byumba nizo ufite nzaze kwaka ati kandi akeneza gutsinda no mu nzira kuva mu byumba ati sinone rero nagwaye imbano zibitangaza gutyo baguge mu byumba gukora mu iki irambuza ndabona ajyayo ubu ngubu Imana yangira ibundu murashobora kuza afite nk'ingwara y'amayobera ngayimuvura pe hari umugabo hano ujya mu mariba ku mutanda wageze wanjye ari gusaba amaraso gutya kandi gutya kwihagarika akihagarika amaraso none ngo nyine sinzi ibintu baramusizemo ngo hariho n'umuntu agashaka gutemagura umugore n'abana hano mu mariba ni hano hirya ndahari kure uyu mubyeyi warahazi ku rusengero rwo mu mariba umuntu yaramuvuye yaje gucumbagira ku nguni y'ingimbo mu gitondo yaje kare kugenda enda ngo nafite arakuza kumbwira ko yakize banazana 7,000 ndabina nta mucemo nazana 7,000 arakuza kumbwira mbese yaje ari gusungara yifashe gutya arakuza kumbwira ko yakize yaje ngejo avuga ati byahagaze ibyo byose byahagaze utema mundu byarangiye nameze kuko nayo nsanzwe aza ari guseka numuru usenga nk'umugabo ukuze ukunda guseka yawe muryenje nanjye ako kabazo nangiye kukakubaza ati se nk'umuntu gukeneye hazaho ibintu by'amafaranga by'igiciro kandi ako kantu nibwo nabwame nakakubaza nibwo wakambaza ariko ubundi kuvugira imbere y'Imana abantu turanye nabo bose ndamjaga amafaranga nta mafaranga usaba uretse mbonye ari nk'umuntu wakure ndavuga ati sone wambi icyayi ndi kuvugira imbere y'Imana nese ndagwicyayi cyangwa niganguraga amafaranga agurabona gakwiye umbi icyayi bizusaba icyayi ngambura ati iyo ngora amafaranga bona banarakize niko mbabwiraga abafiro bandavuraga nyine bavura abanyamashyengi ndavura nuko bari nk'umuntu kudukurikira disete wangeza mu karitsiye atuyemo wanturanye nawe ngano hepfo hari umugore kwa rusengero rw'abadive bambe ko bapende uwo mugore yagiye kwa ziripa nyiramuhanda hara hepfo aramugura ngo umwana ibitama bimumaze amaraso namuzane iwanjye ibitama bari bamuha ibitama by'abadayimoni nyine bifuzaga umwana bikamukuramo amaraso ubona baririmbaga hara kuri karambo yaraje umwana ari gusamba Imana imba imbaraga ndamuvura maze kumuvura umwana arakira uwo mugore yambaye amafaranga 2,000 naragashikiye 2,000 naragashikiye pe wamuvuye ibyo byarangiye umusaza umwe nkajya kwivuza mu bitaro wumva aka kantu abona hafi ndi kukubwira nyine ndi kugusuka ngwe kana kwivuza mu bitaro ngwamushyira kuri bombone agiye gutabara mu barira ngamaze ngo nibara amasaha ngahe nibara 3 ngasanga yishyuye amafaranga menshi ngarangije ngahita yavuga ati ariko mana ko waninze igihe kinini hano ngabanje bakandinda igihe kitarenza amasaha 2 bakabanyishyuza amafaranga ngana gutya tinakwitura iki none naye ndi kuvuga umuntu waba warakasa ahantu hose yarivuje bikanga yakugera ukamukoraho bigakunda bura yakwitura nk'iki ndake banyitura pe uretse ngo kubana gutyo nyine yakubona kagwanga icyayi ukabona guhenga inote y'igihumbi ari nk'umuntu w'inyangamugayo na wundi harimo nabo tuvura bakagendereza bamara gukira ntibagaruke mu rugo sasa rero sinzi iki kintu ejo bundi nakikubwiye nako ndacyabwira abantu kubera ko abantu basigaye bafata imbaraga z'Imana bakazitira satani nk'uko umuntu wamuvura gutyo bakavuga ati reka ntago tubyumva abaganga barapimye indwara barazibura we ni gute yazibonye nyine ibintu n'amayobera abenje n'abapinzi bagomba no kuziwa usenga bari kukugaragaza ngo bari kuraba umuti ngo gukore kandi nyine kwa muganga babananiwe bakawaca n'ibyo 200 bakabitanga ndibakire ariko baza arabapinga Imana ikakora ko arabapinga baje kugutata mbese ukabaha imiti unazi ko baje kukugerageza
wagira imana ukabona umuntu arunamutse akagenda habe no kugira ngo zonge avuge ngo waramukijije bakaba gutyo bakagenda bari kurongotana iyo bageze bakarongo mbese no kurongotana ntibagishikiza abo bantu ni kugenda bari guhinyuza gusa ntibagira iremezo niko kazi bakora ngara bakuvugisha ariko banagwaye ukabona umuntu akuvugisha ko yarwaye gusa ngo pe cyangwa umwana we yamurembe ukabona ni waje kukugura ngo waramutse mwana yamaze gukora wahura no kandi arikubera ngiriya hirya ndakuvugisha ibiro turabimenyeye ndaho dukorera amafaranga ni ugusenga wagira imana ukabona umuntu uyo n'umuka w'Imana ukabona kizi cyo gushyira mu ndoki w'inyangamugayo ukabona rwose aratekereje si ukabona ngubu Kigali umuntu ukomeye ngo njye gushyikira kado nasengeye umwana wari n'igisenyi gusa ndamuzi kuri telefoni none umwana we yabonye akazi muri Rubavu yatsindiye amasoko ya Rubavu none janye kwengwe n'ijya gufata kado asamyaga guherekeza n'ijya gufata kado yakuye muri Amerika ndawonyeze rero nje kuyifata uzagera ryango nzaguherekeze ndatike ibyo mfite da ndatike mfite ibase tikizaboneka ni Kigali pe ni Kigali yaguye ngo yo gufata kado bazapanga umbwe ngo yerekeze muri Kigali uyigendamo wenyine nta muntu guherekeje hasi wamugana Kigali ntuyizi ndayize pe ujye ugenda ugatega ukava hano ugatega ukagera ku ntuzi ugatega ukajya Kigali nta kibazo umugi wenyine ngana harenga ni Masaka narageze Masaka Kicukiro nararaye da hari umuntu warungeneye nyine aranyakura ambitikiye kugana no kugaruka narageze hari ukuntu umuntu avuga Imana neza Mungu konguruda naramumenyesheje ndaho najyo ngikirara nagiye musabye urubusa yuza ukaganira nawe hari nagiye mubwiye rero ndi bari kunyakura ngo njyeyo nabyita ngwino hano yamenye ngo kujya Kigali ngikirara yavuga ngo ndebere ubusa nanjye bimbyite ica nka tugane muri kumwe naravuze ndi nimba ngo nagiyeyo rero ndamubwiye azamenya ko ndikirara ahubwo ndamubwira de none muyobozi kuba abantu benshi bari kunyakwa ngo njye Kigali inzageyo aranzibiza ngo uzamanze ubaza Imana utazajya kuba mwamyi numva ari umwamyi ndukajyeyo ariko nibana n'umuntu ugukeneye nyamundu uzageyo Kokoro makomeza ka microphone yego Kokoro wowe ukurikije uri mu.com nkangana na mukecuru ukoresha amatelefone wewe ugezweho wasenze ahantu henshi uragenda wasenga nubwo ngo tuzamukiye imisozi Kokoro uzu bwa mbe nzamuka hano amaguru yaraya njya maranga kanga amaguru aryo ukesho wamenye ibintu byambaye mvina aha wumve ko numba kunda ngo Kokoro yampera umutanga buhamye namaze iminsi ntashobora kugenda ariko natwe Imana izatwunga kubw'umurimo tuba twayikoreye pe namaze iminsi ntashobora kugenda n'ukuri ko Imana kuko subizi iyi misozi tuzamuka nje naho navukiye mu kejo nta misozi nyihari kuko iyo ubonye umuntu nk'uyirimo Imana wewe wumva umeze uti numva nishimye uramuturangiye numva nishimye David muri intro ujye ugira kuri Gonarike TV hari akantu uvuga ngo ndabakunda cyane uti ntabakunda sinafata urugendo ngo nze ahantu runaka uba wagiye ubu turavuga uti sinafata urugendo ngo nze Rubavu Kanama n'aha ngaha turi mu kagari kayo sibyo nanjye rero biba byanshimishije kubona hari umukecuru twicaranye Imana yavugiyemo ibyo imuvugiyemo ikabisohoza kuri njye avuga niyo reka nze duhamye n'imisi ndikunda kuvuga ngo ndigukunda ibimenyetso nk'urukiko gukunda ibimenyetso banga mu rukiko atsinda twari tuguye icara neza udatwima mukecuru hasi banga mu rukundo mu rukiko hatsinda ufite ibimenyetso ntihatsinda ufite ukuri urumva ufite ibimenyetso bigize uvuga ngo ufite ibimenyetso ibyo ari kuvuga yenda akabigaragarisha iki ibimenyetso uwo muntu niwe utsinda nanjye bamwe iminsi ndi kuvuga ngo ngomba kugendana n'ibimenyetso ndi gukunda ibimenyetso nko mu rukiko kuvuga ngo umukecuru ni umuhanuzi tatu utwo tureke irebere hano two tureke kuvuga ngo umuntu ni umuhanuzi kandi ubuhanuzi bwemerwa bugize ute busohoye sibyo nge niba yarampanuriye za 2017 nibwo yaguhanuriye nibwo yampanuriye 2017 arampanurira
nkurikirana amakuru na n'ubu 2025 akaba kibirimo, nabuzwa n'iki kuza guhamya? wabura umwana w'ingayi. Ndi umwana w'ingayi. Ibyo rero biranshimisha cyane, nkumva ndishimye, nkavuga nti reka nze awo muntu twiganirira. Ukurikije abantu ko wagiye ubabona bondi babura iki kugira ngo babe nk'uyu? Ni ukubivanga abantu bakararurwa n'iby'isi, sibyo, ugasanga aravuze ngo iravuze kandi itavuze, akabeshyera Imana. Umuntu ashobora kuza yambona akavuga tuko bikose Concorde afite nka 5 mu mufuka, nidusengana simuhanurire, ntabwo arampaho, yagize agahita titira kiravuze ngo nubwo nanjye uko nikundira ubuhanuzi vuga n'umuntu wampanuriye ntago 5 ndabirya ngenyine, bigatuma ngira ute vuga ni ndamuhaho 2. Urumva abo rero gukangwa n'abantu, gukangwa n'ibintu, ngo bakunda ibintu bajye kubeshyera Imana, iravuze itavuze. Ukurikije ko mukecuru afasha abantu nta mafaranga abasaba, wowe ubyumvise wumva ibyo bintu byagakwiye kugenda gute? Numva binshimishije cyane. Ubuzima arimo bwaha mu cyaro, nk'umuntu muzi, gerageza utubwire ubuzima arimo, utubwire gake ko tuvuze gutya ikintu hano abantu babyumve neza. Niba badasaba amafaranga, Imana iri yaranje ikagira ute ikamubeshaho. Kandi twebwe mugihe tubona bitageze ute bidashoboka, gerageza utiheze ubwo rugiranyo, none abantu bumve kwitanga kwa mukecuru, babyumve kwitanga kwe. Nuvuga ngo ubuzima arimo ahatuye twahageze turahazi, sibyo? Inzarimo turahizi, imirimo afite ndayizi, nzi ko itarenze 2. Ntabwo yo mu musozi, ya hano mu cyaro, sibyo? Agendeye kubwo buzima arimo, yakagombye kujya avuga ngo iravuze kandi itavuze, kugira ngo abantu bagire ute bamwemere, bagire n'icyo bamuha. Ariko ibyo naraperereje ntabyo nigeze mubonaho. Urumva ntabyo nigeze mubonaho. Nuvuga ngo wagira impano ariko itaherekezwa n'ubunyangamugayo, byose bigapfa. Mukecuru we wese komeze pe. Aka mikrofone mukecuru. Mukecuru Karame Concorde ureba hano umuntu w'umugabo, ukumva umuntu w'umugabo gutangira ubuhamya, kumva abantu bavuga ati mukecuru bagiye batanga ubuhamya bwinshi, akikibazo ntabwo nakakikubajijeho. Iyo wumva bagutangira ubuhamya, wowe wumva wiyumva ute, wumva mbese umerewe ute, umutima wawe byakira ute? nyine ngewe ndabona bisizemo umwanya muremure ku bw'uburemere, bitewe nuko nta ibintu nazi iyo byavuye, sinanabiguze. Mbese iyo umuntu agutangiye ubuhamya wumva ari nk'ibisanzwe? Ni ngo pe, kuko ni Imana yabizanye. Hari abantu benshi bakomeye nyine bafite n'amazu barimo b'abagore n'abagabo, ubutagura n'Imana bavuga ngo bemere. Impamvu ndabaye baremera nuko mbona kandi umuntu ugayitse kandi kangoresha ibitangaza, bukahita wibaza ati ngewe umuntu ugayitse gutya. Ubone kibare ngo muri Bibiliya twavuze ngo wavutse Lodebari ngo kwa Makiri, siko noya no bavuga Lodebari kwa Makiri, ngo no mujyango rutagize ute utazwi. Ubwo rero ngabona ndi Imana nisize hejuru ikabingura muri bwari burimo bwavamo, kuko yamaze kuba gutyo. Umuntu rwose ndareba ngabona hari umuntu mbaye ng'igitenge, ngabona umuntu aranduye ng'itekero, hari n'umuntu ugeze kungura telefoni. Ubwo mu buzima ngabona mbese nanjye ngahiyeshe cyubara ngo nicishe bugufi ndazayisebya nayi yaranje tumuba cyangwa bikamvamo. Kandi peka nkubwire, ugaragara neza, wambaye neza, wambaye igitenge, ufite igisho, wambaye neza pe. Ni Imana. Nese ko ndacuruza, sinjuruza, sinambinga. Nuko n'abantu badukurikiye nuwakubona nashaka kubagara inonga yanguye mu rutuko. N'abantu badukurikiye nuko bishoboye, nuko kona yo namye umugongo gwacike mu yetarasi ndangondoraga. Ni Imana ibikora. Mbese gukubura. Gukubura. Ndabona ko namwe ngana ngo ngeze ngana gukondora. Mugo gwacitsemo kabiri. Nino turashinguka. Ariko Imana ndi nyambika ubusa, simburara. Simbura isabune, simbura amavuta. Kandi ndabisabye. Ngubejo ndagire apfo natangaye pe.
ejo nagera apfa nzamuka yenda n'igisheke nzanye mbura n'umwana wa mukeba wanjye ungurikira umugabo yari yarambaritse nk'imvura ye witwa Jean Dore mbona arangaruye mbona yambaye amafaranga 500 ngo ninjye kunywa icyayi nese so mukeba wanjye kandi nese ubona ngoraga uburiganya mungu byaye 5 uyaje kungarura ngo amafaranga mukeba wa nyina nyina ibintu babitanashoboka kuko ubwo zuko uburiganya nayo yanakuvugisha ndiyamvugisha ubwo nawe yabinguriye ndi kumushima nawe azavyembe ko namushimye ubwo ndamushimye pe n'imiryango yumva ko njimye Jean Dore wambaye amafaranga 500 nenzamukiyaho 500 uri umuntu yaguhaye 500 nishimwe rikomeye wewe kuko rudi yagambanye cyo ari guseka ariko murati mama wacu ndakiwe nakubonyeho nakuvukiye mu maso ndaburiganya bwawe wanzagana kanunga kwime kuko rudi iki kintu abantu bacyumve neza bumve umuntu w'Imana ikoresha kandi ufite umutima mwiza hari umuntu twigeze kuganira aravuze ati bitewe n'igisubizo urimo nkajya wampa inoti y'igihumbi sinyemere yego inoti y'igihumbi nangine namubaza ati iyo noti y'igihumbi baguhaye wayikoreye wageze ngo ngiye nkurikije kuntu umeze we n'urugero ngo niba utwaye imodoka kameze inoti y'igihumbi gusa nayemera ngo nsuzuguye ariko mva mukecuru 500 nishimye oye cyane none se Dafiko tugendana ahantu henshi twe twatoragura n'igiceri cy'ijana nose umuntu ufashe inoti ya 500 akayiguha nose inoti ya 500 abantu ntabwo ari kumva uburemere bwa mukecuru ntabwo ari kumva n'Imana yahaye impano z'Imana yahaye mukecuru cyo abantu bari kubyumva nkuko ni kubyumva nge na mukecuru arimo bamwe waheze nk'izi mpano bakaba turi buje amahetaje mu mujyi wa Kigali se mukecuru avuze ati ngiye ngo nguvure ni 5,000,000 barakunaniwe nge ntago ndahita ngusaba ngo amafaranga uzayamumaze gukira nibayatanga cyane none nge nikishimisha David nibayatanga uvuga ngo tumaze gukorana ibiganiro 2 kini cya gatatu abantu baramuhamagara nanjye bakampamagara ariko icyo nshimira Imana nuko bamutangira ubuhamya ubu mba ndi gutinya nti nk'ubu hakaza ari nk'uwo yabonye akabona nyine ko afite amafaranga akavuga ati ubwo reka nanjye ushaka uko nayemukuraho ariko mukecuru siko ameze kuko aba bamuhamagaye bambwiye ati warakoze kudushakira umuhanuzi utarabivanze ukiri mu mwuka w'Imana uko mumbariza ibibazo nka 2 ibibazo nka 2 nahita mubwira akantu turi buze gukurikiza yego niba ari ikibazo wamubaza ndabizi umuntu wawe kumubaza ikibazo biragoranye Mo nabitekereje no muri mabikubwiye nabitekereje kumubaza ibibazo biragoranye ariko nanone ari ikintu nawe utare wakamenya kuri we bonge cyo ndamubaza mukecuru abona ibi byuma tuba turiho ni ibyacu b'urubyiruko tuba tukiri bato none twabikuzanyemo sibyo ubona ari imbogamizi uhuramo nazo kuba baraje kuri YouTube nzi kuzi kuyivuga hari imbogamizi uhuramo nazo kuri YouTube ndambogamizi ntahuriho nazo imaze kumbuza n'abandi benshi kandi nyine nabasengera ngo mva mwari kumamagara ngo yorohewe ubwo ngabandi bari kundangira ubuhamya Kigali ni 2 pe bari kundangira ubuhamya hari ukuvuga ati ngewe nzazira mu modoka yanjye namukwe wanje namukobwa wanje n'abakobwa banje tuze korera ahantu wicaraga iyo nzi urimo aturimo Imana atari kuzahigo singasange warazanye ubundi bunyamashengesho bwo jya no bwo gucabiranye ati nzagusange mu n'abana bawe gusa ati Imana turayizi singa gusangana n'abandi bagore ngo marasengaga iyo myuka twarayihaze ubwo tumwenda bufite ibyo byambaye agashema Kigali nagiyore banyakira neza barangaburira barandekera ndetse bandekere n'imitwaro n'ibiheri by'imyumbati bapakira imodoka ndaza amafaranga nabaciye ahubwo nitwe bambaga yo kungarura no kunjyana ndamuntu muri kuvugira kuri mikoro pe ndamuntu nabwe mvuge ngo mba amafaranga 50 cyangwa 20 cyangwa 10 cyangwa mbiteke yaganaga niba bangendaga ngabona barambaye imbesi ngabona bambaye niyo ndagura ngimukati mu nzira nuko ko bimeze iyo bari kuguhamagara sari benshi buri kanya ati mukecuru telefone igasona nubwo ari kuvuga ngo karashaje nagapupe David kazuminga
akana gaciyemo Kabona. ko gacitsemo Citse. ni igice da Reba ni sibyo n'ikiro harimo urupapuro ariko ntacyo iyo bari kuguhamagara cyane buri kanya ntabwo ukuvuga ati aba bahungu ibyo banshyizemo ni ibikira ngo telefone zikubangamire kuzitaba. oya ahubwo mbonaga abantu bari kumpamagara nkumva ingwara bafite zinyuranye ndasenga ahubwo ngasarara ngasenga mbese ngavugana nabo nabyanyobeye ngavuga icyerekezo cyo barimo ngavuga tugere i Kigali ugere muri Ruri ugere Masaka ugere Kicukiro ugere mu majyepfo no mu majyaruguru hariho n'uwampamagaye wo mu Buholandi akubwira bw'iki kunyakura kambura umugabo waragwaye ngo n'umukobwa we amerewe nabi nyine bakuze cyane nabakuze kuri WhatsApp muri Buholandi yaranyakuye n'Ubutari baranyakuye ni hose kureba ibihugu byo ndazi baranyakuye ariko mu Buholandi kuvuga wowe wibuka mu Buholandi we rero anyakuye nk'injiro zigeze kuri 5 Imana ikakunyuzamo ibyo ukabimubwira kuri telefone cyane pe cyane icyo nashimiye Imana nuko ngewe ndahombanuraga ngo mvuge ngo ibijumba ngo ibigori cyangwa uravuze ngo imodoka ahubwo imbaga amasomo kandi sinzi gusoma pe imbaga igitabo cya Bibiliya cyose ngoma amasomo ngomba ari kuzugwa gusa kuvuga ibifaransa ngo haleluya uzuzugwa kuri telefone ayasomye mwaga imirongo ngomba ari kumura ngo Imana ngo ishimwe ngo Imana himbazwe mbese ngomba ari kwishima cyane abantu iyo bakundaga n'Imana bazi no kuzuzwa ari umwuka wera ngo pe no mu majyepfo hose bari abantu koko byavuze tate ni ukuri byavuze ni ukuri bari abantu bari hanze bitewe n'ubuzima babayemo ariko batabona akanya ko gusenga kandi bakunda Imana pe barayikunda noneho yabona nk'uyu mukozi w'Imana bavugana agasengana nawe akumva biramurenze akumva yabuze hana kwirwa yumvise umuntu nabaza gatese muzi gusoma gusoma hana Imana ikambwira aho wasoma no baragarukiriza mwumva ni isomo ryimwubatse nawe akishima n'ubundi bantu bwo kuvuga ngo inga ngo mashyo bizaga rimwe na rimwe mbese ibyo maze byasoje nifite impungenge ndi kuvuga ni mukecuru sibyo kuko gahunda ni ukugira ngo twubake ubwami bw'Imana sibyo uwo muntu utabasha kugera muri musozi twicayemo twe tuze turikodinge tuganire twaporodinge nawe abirebe none nifite impungenge ndi kuvuga ni wabona mukecuru twaramubangamiye none Imana ishimwe ko nawe rwose bitamubangamiye abantu bari kumumugisha kuri telefone ni benshi ubundi gusengera bagasubizwa ni benshi bari kuvuga ati Imana igumugishije guma mu mavuta ati tuzaza kukurima nibishoka tuzagusura n'agatike tubuze nyine ukumva mu rutimfasha ibi n'ibintu ukumva afite ubwoba bumurembeje ukumva afite ibibazo by'ubukene uvuga ati Imana izakwibuka pe Imana ikamwera isomo akarisoma mu gihe cyo guhanura inzu ndiboneke mu gihe cyo guhanura inga ndiboneke Imana ikamuha isomo ryari ryo kumufasha arabyumvaga yaba ari ryo kumwihanisha mu byaha byarimo nabyo ikamwihanisha nagize amahirwe wampanuriye inka ako naguhanaye n'inzu se ndi wayibonye se narayibonye naguhanaye n'imodoka kandi wayibonye narayibonye aho rero nanjye nibitseho kejo bundi ntabwo ikibeshya hanyuma rero tate tugiye turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu kugira n'ubundi tuba twaje nizeka abantu bari bavuze ngo bakomeye tate nk'uyu twamubonye twamuganirije yatubwiye ibintu byinshi ukuntu Imana igenda imukoresha hari byinshi afite by'Imana yagiye imukoresha yatubwiye no ku buzima bwe kuntu yagiye arwara cya kintu nacyo abantu bagira agaciro buriya iyo urwaye ntupfe bivuze nka hari imisubutire wagasoza hari imisubutire wagasoza agomba gusoza njye ntekereza ko nakagombye kuza kumugeraho ni kihe kintu wagira inama ni kihe kintu wagiraho inama uru rubyiruko rw'imizi rw'abahanuzi cyane cyane abantu bakiri bato b'abahanuzi nihe nama wabagira inama nagira abahanuzi n'abato n'abakuru abakuru nabwo bakunze indamu nyinshi ubukene buratera bariyogeza bishyira hejuru bakajya barajya no kubyuma ku gahato ngo bakunde babaha amateleviziyo babahe mbese n'ibipangu nk'urugara ku muntu wari umukene ukabona afite igipangu kandi atagusumbya imbano Imana izabibabaza kera izabishyuza umukoro bakoze bakabibeshyira ngo iravuze itavuze kandi ababona bo rero ni viziyo ndabura kubona umwuka w'Imana agomana n'icyumweru
bitewe n'ubushakashatsi buri mu bantu, bitewe n'ubwibone buri mu bantu, bitewe n'indamu ziri mu bantu, bitewe n'ubukene bwateye, bitewe n'ubucakura ndabo bari kumarana n'ukwezi umwuka wa buno. Ariko bari kujya guhaha ngo sinzi bajyaga guhanga imyuka ngo ucanye ngo Pentecote ngo ivuguruye, iyo ngo barayiguraga ngo niko turi kujya turumva bakajya kuyihaha. bakayigura. Mbese nawe nubwo bukuza ariko ari ukuntu bigutambukaho ukabyumva. Ni ngope cyane. Mbese ariko turi kuvuga ukuri ndi bakitugeraho. Barahunze baragiye. Ati uriya muntu ugaga kujonjora abantu si. Kujonjora abantu abihanisha. Umuntu ugaga kujonjora abantu. Umuntu yinywera agasurungu ngo yanyweye. Umuntu yigana n'umuntu ngo ni umusambanyi. Umuntu yifite ngibindi kumushuma ukabona kujonjoye. Ati barana Imana bavugishaga bakatembera ngibuga bari kubyina bukira bagatubana bagashinda ubona n'amaguru niyo basigaye bajya gukora iyo pfo mu mugi. Konkoro numva twasoza yego tugasoza ikiganiro cacu mukecuru twamusuye abantu bamukumbuye bahoraga batubwira natwe ko tuzadushoboza ariko mwa bantu mwe mudukurikiye Konkoro nagerageza babwira ahantu tuba twaciye nge twavuga byananira. Tubibutse mukecuru ahatuye ni mu mudugudu wa Gikomero ahantu bita ku Nturo mu kagari ka Yungwe umurenge wa Kanama mu karere ka Rubavu. Uramutse uje inzira nziza uturutse i Kigali turutse wimaka hano Kigali siko ututse burasirazuba tutse mu majyepfo wagera i Kigali nuvango nukugenda umuhanda wa Musanze Rubavu ukavira amahitwa ku byapa bya Arusha ni hafi yo kuri Mizingo ugafata moto ikakugeza ku kagari ka Yungwe bakunda kwita ku Kanyenkuba kuvaho kugera mu rugo niwe ukoresha iminota 30 n'amaguru ukabugeze kwa mukecuru Nyirabarihenda Venansi. Yego. Ukaba wamusuye. Yego. Hanyuma rero tubwira nimero ye narangiza dusoreze n'isengesho. Yego. Kanyire bushizarwa umuntu wazamutse imisozi tuba twazamutse y'abana aba yagiye pe Imana igimwumva nukuri umuntu uzamuka hano kuko we n'abantu babyumve neza niba uri kugira ngo uzaza moti kugeze kwa mukecuru no cyangwa se imodoka cyangwa igare no bivuze ngo uko byagenda kose uzakora urugendo rw'iminota 50 ntabwo rwabura urugendo rw'iminota 50 kugira ngo ugere kwa mukecuru n'amaguru. Kadutange nimero ya mukecuru Nyirabarihenda Venansia ni 07 87 44 21 30 07 87 44 21 yego. Mukecuru dusengere dusoza ikiganiro. Haleluya. Amen. Ikindi jemiraga Imana yo ngiye kujya mu rugendo ndabonera ikibazo Imana ibuza kujyayo. Unagambire kujya ahantu kuvuga ubutumwa Imana kabona batarabwemera Imana ibuza kujyayo. Iyo nyeretse ibintu ku muntu bese nk'umuntu nyine ng'umuntu wiba cyangwa umuntu usambana yibonye ko ari ibintu birangoraho Imana ibuza kumubwira kandi itangazo gusa. Ibyo byose mbishimiraga Imana kwambaye Imana ikamba n'ubwenge. Mukecuru dusenge dusoze. Yego. Imana ishobora byose Mwami w'abami Data twese mu ijuru ibyiringo byacu bitadukoze isoni Mana y'amahoro Mana idakiranirwa Mana izi byose Mana dukunda twese Mana turandura ku butoni turagushimira turaguhimbaje tugushimiye umwanya uduhagaritse aha ngaha. Hari abantu benshi babuze umwuka wo guhumeka, hari abantu benshi bamaze kuvugwa mu mubiri Mwami, hari imodoka zimaze kugira impanuka, hari indege zahanutse, hari amato mu nyanja gahanutse, hari ibihugu biri gutwika Mwami kubw'ingufu, hari abandi bagiye barohama mu nyanja ariko twemere turi abanyabyaha bw'icyubahiro. Twejesha amaraso tugirire ubuntu, tugiye kwita ku mategeko yawe, tugiye kwicisha bugufi, turinde kwigira indyoza, turinde kuba abagabo b'indarikwa, turinde kuba akazitereye mu Nyagasani Uwiteka Imana. Waravuze umugabo w'indarikwa ndazabura guhanwa, utwumbatiza amababa yawe, utwejesha amaraso ya Databuja, udushyire ibiganza byawe, utwigishe imvugo n'ingendo, tugende ngababwirijwe nawe tubwe ngababwirijwe nawe, kandi Databuja uranga rwacu ruri gukomera, ubona kuduha umwuka wera muziranenge, umwuka wa mbere wa kera wa Pentecote niwo dukeneye.
uturinde imyuka yabono Uwiteka Imana Nyiringabo, uretse abantu bawe databuja bavuye kure, bavuye Musanze, nda amafaranga baje gukorera, ndacyo batuye ahantu, nda n'ifunguro bahabonye mwami, bagiye uko baje, ubaha umugisha w'imbaraga, uw'umwuka w'imbaraga, warinjira mu mbaraga zawe, washyira mu gituza cyawe Yesu Kristo wabambwe Golgotha, ubacungire umutekano Mana, kandi waze kwifuza kwabo, ikiruta byose uzabaho ubugingo, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, uzabaho uburamo, uzabaho kubya, uzabaho guheka, kandi uzabaho n'amafaranga Mana, basabe umugisha w'amafaranga n'ibyo kurya, basabe umugisha w'abana data wa twese, basabe umugisha wo gukundwa n'abantu bose, basabe umugisha wo kugira ngo ubashyire hejuru mu buyobozi, basabe umugisha mu miryango yabo yumvikane nabo, kandi Mana ubaho ubwenge bwo kugana muri ino minsi. Iyi minsi turimo ikeneye ubwenge, ikeneye kwicisha bugufi, ikeneye kugira amagambo makeya. Mana ubashoboze gukiranuka no kwezwa. Turasenga dusengera ikigo cyacu, kirinde Mana gihagararire. Turasengera ingabo z'ikigo zihagarariye databuja, najye uzirinda. Ndabaza ku mupaka utahabaye ntibyashoboka, utazigimira ndazagwa ngo zitsinde, uzihe ubushobozi, uzihe abarinzi bo mu ijuru bazigote, umujyi uhagarariye igihugu murinde nawe data wa twese, isi yose ihagararire, ari indambaro zihoshe, Uwiteka Imana, uturinde inzara nditwice, uturinde amasasu, uturinde abacengezi banije bari kuzatugota, kandi abantu Mana barinde impanuka. Data mwiza, uri Imana yumva gusenga, uri Imana itabura uko ibigenza, uri Imana ikomeye cyane. Mana ubacungire umutekano nyakubahwa Imana, uba amahoro yawe Yesu Kristo, uzabageze mu ijuru bazakubona imbone ngo ubone, kandi uyu murimo uzawuhembure, uzawagure bari kuzahura ubusa mwami, bazakuremo inshingano, bazakuremo ishimwe ryo kugushima Mana, kandi uzabagera barokore ntukabagera bo hanze. Databuja ndabasenga ngo Mwuka wera, urakoze Yesu wabambwe Golgotha, urakoze Imana gukomeza kubana natwe, turishimye ko tunezerewe, niko tugusabye mu izina ryawe Yesu, urakoze, amen.